turakwitabye karamenya gasani kuko duhamaganga kuri buri munsi kugira ngo tugire neza ku mpuhwe zawe. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda. Yatwandikiye ibaruwa y'urukundo idufasha kuyitunganira mu budahemuka. Kuri wa gatanu w'icyumweru cya 31 mu byumweru bisanzwe, tariki 4 Ugushyingo 2022, ubwo duhimbaza Mutagatifu Karoli Boromeo. Isomo rya mbere niryo muri Paulo Mutagatifu yandikiye Abanyafilipi, umutwe wa 3 umurongo 12 kugeza ku 21, n'umutwe wa 4 umurongo wa 1. Mwese bavandimwe, mugenze nkanjye kandi mwitegereze abakurikira urugero tubahaye. Koko rero nabibabwiye kenshi kandi n'ubu ndabivugana amarira. Hariho benshi bagenza nk'abanzi b'umusaraba wa Kristo. Amaherezo yabo ni ukorama, kuko inda yabo bayigize imana yabo, maze bakikurikiza mu byabagombaga kubatera isoni, bo baharanira iby'isi gusa. Twebweho iwacu ni mu ijuru, niho hazaturuka umukiza dutegereje, umwami wacu Yezu Kristo, we uzahindura ukundi umubiri wacu wa gitindi ugasa n'umubiri we wakirana ikuzo, akoresheje ububasha afite bwo kwigarurira byose. Nuko rero bavandimwe banjye nkunda kandi nkumbuye cyane, mwebwe byishimo byanjye n'ingororano yanjye, nimukomere mutyo muri Nyagasani nkoramutima zanjye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 122. Nimuze tujye mu ngoro y'Imana twishimye. Mbega ibyishimo nagize igihe bambwiye bati ngwino tujye mu ngoro y'Uhoraho. None urugendo rwacu rutugejeje ku marembo yawe Yerusalemu. Yerusalemu uri umurwa wubatse neza, umujyi ucinyiye cyane. Aho niho imiryango ya Isiraheli, imiryango y'Uhoraho iza mu mutambagiro. Aho niho Isiraheli iza gusingiza Uhoraho uko yabitegetswe. Niho hari intebe y'ukomoka kuri Dawudi, intebe yicaraho igihe aca imanza. Nimuze tujye mu ngoro y'Imana twishimye. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Luka, umutwe wa 16 umurongo wa 1 kugeza ku wa 8. Muri icyo gihe Yezu akomeza kubwira abigishwa bati, habayeho umuntu w'umukungu wari ufite umunyabintu yashinze ibintu bye, maze bamumuregaho ko abipfusha ubusa. Aramuhamagaza aramubwira ati, ibyo numva bakuvugaho ni biki? Murikira ibyanjye, kuko kuva utazongera kumbera mu bintu. Nuko umunyabintu aribaza ati, nzabigenza nte ko databuja nkuye mu bintu bye? Guhinga sinabishobora, gusabiriza binteye isoni. Mbonye uko nzabigenza kugira ngo nimara kuva mu bintu bye nzabone abanyakira iwabo. Nuko ahamagaza abari mu imyenda ya shebuja bose umwe umwe, maze ahera ku wa mbere aramubaza ati, databuja umufitiye umwenda ungana iki? Undi aramusubiza ati, ibibindi 100 by'amavuta y'imizeti. Umunyabintu aramubwira ati, akira urupapuro rwawe wicare wandikeho vuba ko ari 50. Hanyuma baza undi ati, wowe se urimo umwenda ki? Imifuka 100 y'ingano. Aramubwira ati, akira urupapuro rwawe wandikeho ko ari 80. Nuko shebuja atangarira uwo mugaragu w'umuhemu, kuko yamenye kwiteganyiriza. Koko abana b'isi mu mibanire yabo barusha ubwenge abana b'urumuri. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Ba Kristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Yezu Kristo nakuzwa mu rugo rwawe, agakuzwa mu mutima wawe. Iwawe Yezu Kristo akaba ari we uhakuzwa. Uzamererwa neza, kuko Yezu Kristo icyo atuzanira, kado nziza atuzanira, yitwa kwiyoroshya, kwicisha bugufi. Bana b'Imana, Nyagasani aradutumye hanga kuri buri munsi kugira ngo atugirire neza, maze natwe tuze guhava twiyoroheje nka Yezu Kristo. Uyu munsi dufite ibyishimo byo guhimbaza Mutagatifu Karoli Boromeo. Rero tujye kumuhuza n'amasomo y'uyu munsi, ubwo tujye kuzirikana ku muzi w'icyaha bita inda nini cyangwa ubusambo. Ese biraza guhura he na Karoli Boromeo Mutagatifu? Mu guhimbaza rero iyi liturujia, nagiye kuvuga yo kurwanya ubusambo cyangwa kurwanya inda nini, turaza kuzirikana ingingo 3, ndetse ntaza no kongeraho iya 4. Muri iyi ngingo yacu kuzirikana ku nda nini cyangwa iyo ngeso y'ubusambo, icya mbere turi buze kuzirikana naho uwo muzi w'icyaha uherereye, localisation. Icya kabiri, c'est caractère, ibiwuranga, ibiwugize. Icya gatatu, ibyo wangiza cyangwa ingaruka mbi zawo, c'est conséquence néfaste. Icya nyuma rero nza gushyiraho ari nacyo cya 4, umuti, uko twakwirinda umuzi w'icyaha. Umuti wa Kristo bavandimwe. Reka rero duhere ku ngingo ya mbere, la localisation, aho umuzi w'icyaha uherereye, aho iyo ngeso iherereye.
ingeso, inda nini, ubusambo. Tujya kureba ahantu hatatu umuzi w'icyaha waba uherereye. Ahambere, uyu muzi w'icyaha uri mu mizi yindi 7 y'icyaha, 7 péchés capitaux, ari byo ukwikuza, ubugugu, ishyari, uburakari, ubusambanyi, ubunebwe n'inda nini, ari bwo busambo, le gourmandisme. Rero tukazirikana ko umuzi w'icyaha ukurura ubunebwe, umwete muke, bya bindi bituma nyine tutitangira abandi. Anaho nshaka kuganisha kwizihiza mutagatifu Karoli Boromeo turi guhimbaza none kuri itariki ya 4. Abamwisunze mwese tubifurije umunsi mwiza, cyane cyane tuzirikana seminari nkuru ya Nyakibanda yamwisunze. Iyi seminari rero abapadiri, abasaseridoti, natwe twese akaba ari rwo ruganda nanjye kuvuga twacuriwemo kubera Imana. Abakristo bavandimwe, iyo seminari tuyisabire kugira ngo irusheho kurumbura abasaseridoti, Nyagasani abohereze mu muzabibu we banyura aho ngaho, abapadiri deformateur barerera aho ngaho kugira ngo banyaruke vuba mu murima w'Imana. Nyagasani ohereza mu kizi y'abakozi b'intungane. Rero mutagatifu Karoli Boromeo turamuzirikana, yabaye umwepiskopi ndetse aba n'umukardinali, ariko batubwira ukuntu yiyoroheje. Ibyo ngibyo ntibyamuteye nanjye kuvuga izo promotion ari kubona, ntizamuteye kwikuza, ahubwo zamubye mu mugenzo wo kwiyoroshya ndetse nanone no kwitanga. Batubwira interero nziza mutagatifu Karoli Boromeo yavuze agira ati, buji imbere yo gutanga urumuri ibanza gushya. Uko niko nanone umugaragu w'Imana, cyane cyane umusaseridoti, agomba kubanza kwitanga, akitangira abandi, akamera nk'iyo buji ibanza gushya kugira ngo koko itange urumuri, itangaze urumuri. Amen, amen, amen. Karoli Boromeo mutagatifu udusabire natwe kwitanga. Uyu mutagatifu Karoli Boromeo akaba yaragize uruhare rukomeye cyane mu gushinga amaseminari, la formation des prêtres, kugira ngo koko amarerero cyangwa irerero ry'abasaseridoti yabihaye agaciro ndetse abikatazamo mu rwego rwo kongera abasaseridoti abihaye Imana kugira ngo barusheho nyine gukora mu muzabibu wa Nyagasani. Karoli Boromeo mutagatifu warakoze, ukomeze kudusabira uwo mugenzo wo kwitangira abandi, kwiyoroshya mu buzima bwacu kugira ngo koko twoye kuba abanebwe, ahubwo dukomeze kwitangira abandi. Nguko rero kurwanya ubusambo, kurwanya inda nini, none kwitangira abandi, ukamenya none kwizigama ngiriya buji ibanza gushya kugira ngo koko itangaze urumuri. Urumuri turaza kugenda turubona rudufasha kurwanya ndetse ubwo busambo. Aha kabiri uyu muzi w'icyaha uherereye ni muri twa tugabo dutatu, utugabo dutatu tugendana tiriyumuvira, za magirane z'abagabo batatu, aribwo ubusinzi, ubusambo, ubusambanyi. Utwo tugabo dutatu turagendana. Iyo kamwe kaje iwawe gahamagara n'utundi, uzabicunge kandi uzabibona. Nguko rero ahantu hihishe umuzi nanone, uwo muzi w'ubusambo, gourmandisme, gusesagura ngo tuza kugenda tubibona. Uwo muzi wihisha aho ngaho nyine. Utwo tugabo dutatu, kamwe gahamagara kandi, iyo kamwe kinjiye mu rugo rwawe gahamagara kandi. Tujya kureba nanone ha gatatu umuzi w'icyaho uherereye. Ngo umunsi umubyeyi yaguye agacuho, noneho aryama mu ntebe, banza intebe y'ifuteyi. Noneho kubera ko abana bakundaga kumukiniraho, bakaza rwose bakamukiniraho nk'umubyeyi nyine, umupapa mwiza. Nuko rero umwana umuhereza gukinira ku nda ye, akagenda yikoraho. Noneho ngo papa wakangutse waramubaza ati, ikibazo cy'amatsiko, uzabyara ryari? Ko batubwiye ko iyo inda ari nini umuntu aba yegereje kubyara. Nuko se aramubwira ati, mwana wanjye rero, inda yanjye ni inda y'ibibazo, huzuyemo ibibazo byanyu, huzuyemo ibibazo bya minervari ndi kubura, huzuyemo ibibazo byo gutunga urugo, huzuyemo ibibazo byinshi. Inda yanjye rero ntabwo ari umugore utwite, ahubwo nindi rimwe ibibazo ndi kujyana ashakiramo ibisubizo byanyu. Amen, amen, amen. Inda y'abapapa ni inda y'ibibazo, inda y'ibibazo baterwa n'abana babo. Ahangaha rero tukazirikana ubwoko butatu bw'inda. Inda ya mbere ni inda nyine y'utwite umugore. Inda ya kabiri ni inda nyine y'ibibazo, ngo y'umupapa nyine uri kubwa n'umwana we, inda y'ibibazo. Inda ya gatatu noneho ni inda y'ubusambo, le gaspillage, ana nyizina twakwita inda nini, inda yuzuyemo za ruswa, inda yuzuyemo gucabiranya, inda yuzuyemo kwikubira, kwishyira, kwizana, kwishyira mbere, byose nkabirunda mu nda yanjye. Iyo nda nini rero niyo tujye kugenda tuganiraho, tumaze kubona ahantu herereye aho ngaho hose ko twagiye tubivuga. Inda nini bakristo bavandimwe. Reka rero tujye ku ngingo ya kabiri, nyuma yo kureba aho iherereye, tujye kubiranga inda nini, ibiyigize, se caractéristique. Amasomo y'uyu munsi ntiyatanzwe no gutubwira ibiranga umuntu ufite inda nini, bigatuma yewe wawe ushobora kwiciraguraho, bigatuma atabona Imana, bigatuma atabona abandi. Inda nini ikamutanga imbere,
bigatuma aho kubona Imana akajya yireba, aho kubona abandi akaba ariwe wireba nyamwigendaho. Ubwo Pawulo mutagatifu yaburiye abanyafilipi abasaba kwitonda, kuko hari benshi bagenda nk'abanzi b'umusaraba wa Kristo. Ubwo yagize ati bene abo ngabo amaherezo yabo ni ukorama, kuko inda yabo bayigize imana yabo, maze bakikurikiza mu byagomba kubatera isoni, bo baharanira iby'isi gusa. Amen, amen, amen. Nguto twa tugabo dutatu twabonye haruguru tuza dushoranye mu rugo rwawe, ubusinzi, ubusambanyi ndetse n'ubusambo, ariyo nda nini nyine, birahamagarana kwikurira iby'isi, kwikurikiza iby'isi gusa, tukibagirwa Imana. Inda nini ikadutanga imbere, bigatuma tutongera kubona Imana, bigatuma tutongera kwegera Imana ngo dusange Imana. Umuririmbyi Zaburi we rero ni nk'aho ari kudushishikariza kugabanya kuri iyo nda, tukayoroshya kugira ngo tugire ibyishimo, tubashe kugana mu ngoro y'Imana. Ubwo yagize ati tuzajya mu ngoro y'Imana twishimye. Amen, 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 amen. Niba nshaka kwishima ni ngombwa kugabanya ku nda yanjye. Niba nshaka gutunganira Imana ni ngombwa kwiyoroshya, ubwizige, kureba Imana ndetse no kureba bagenzi banjye, aho kwireba, aho gupakira byose mu nda yanjye, kwikubira. Ubusambo bwabo ntibuzakurura ubusambanyi ndetse n'ubusinzi butabuze. Rero kugira ngo tubyirinde, Yezu Kristo aratugira inama yo gucunga neza. Umuntu ucunga neza abanyamitungo ba econome des intendants. Yezu rero akadusaba kuba intendant fidèle. Abantu benshi bagiye babahemu mu byo bashinzwe, ibyo batunze. Rero Yezu Kristo ni twari gucira uyu mugani kugira ngo turushe kuba nyine inyangamugayo mu by'Imana yadushinze. Hari ubwoko butatu bw'imicungire, ariko ndaza gushyiraho ubwa kane: gestion financière, gestion matérielle et gestion humaine. Ariko ubwoko bwa kane babwita gestion des talents ou bien des dons. Gucunga ibintu, gucunga amafaranga, gucunga abantu, gucunga ndetse n'impano, kado Imana iduhereza kugira ngo zigirire akamaro kiliziya. Turumva rero umunyabintu, nanjye kuvuga w'umuhemu, wikanyiriza, wikubira, kwireba, aho kureba ibyo databuza yanshinze, aho ngakomeza nireba, niteganyiriza ibintu, ariko nkaza kwibagirwa iki? Ubuntu bw'Imana. Yezu Kristo nijye ari kubwira, aho nahereye mubeshya, aho nahereye mugavura, mwiba, uyu munsi rero arambwira ati sigaho ibyo bintu nagushinze, wabibayemo umuhemu aho kwibamo inyangamugayo. Twumvise uburyo umugaragu ari kwikanyiriza, ari kwiteganyiriza ejo hazaza, ariko akibagirwa ko Imana imuruzi, databuja mukuru aramuruzi, bose aramuruzi, bose mukuru rero ni Imana. Ibyo dukora byose Imana ibituruzi, amanyanga yose dukora Imana ibituruzi, za ruswa turya Imana ibituruzi, yanda nini Imana ibituruzi, uko turyarya, uko tubeshya bagenzi bacu, uko twikubira, uko twishyira, Imana hose iraharuzi. Imana iraturuzi. Iyo gaspillage yose dukora Imana iraturuzi. Yaba nacungaga nkamenya ko nubwo nakwiba, nubwo nasahura, nubwo nakwikubira, ko Imana induzi, nakagombye kugabanya, maze byose nkabikora hehe? Mu murongo mwiza. Gucunga nabi, gucunga ibyo databuja yampaye, byose rabiganisha cyane ku mpano Imana yampaye. Ntabwo ari gusa ibi bintu byano ku isi, aya mafaranga tureba, ndetse no gucunga abantu, ahubwo izo mpano kugira ngo zigire akamaro kiliziya y'isi yose, zingirira akamaro ndetse zimfashe au service de Dieu, au service de l'église, bityo nshobore gukorera Imana, nitangira kiliziya buri munsi, ngitangira urugo rwanjye, ngitangira abana banjye, ngitangira abaturanyi, ngitangira n'abandi bose abaza bangana bakeneye ubufasha bwanjye. Ngamara nyine nka ya buji yitanga, ikabanza igashya igakongoka kugira ngo nitangire abandi, aho kugira ngo shishe abandi bari gushira, ahubwo nyemera ngashira, ngiriya buji ngakongoka kugira ngo abandi bashishe babeho neza. Karoli mutagatifu komeze kudusabira. Rero kimwe mu biranga umuntu ufite inda nini cyangwa ufite ubusambo, no kwikubira nyine, agashaka kwihereza mbere, agashaka ko ariwe wiseriva mbere, akajya imbere y'abandi, akaba yakwihereza inyama, abandi akabasigira amagufa, gusigira abandi biboze, gusigira abandi bidakwiye, kugaburira abandi ibintu byaboze, ibintu byagaze. Iyo ni inda nini. Ikindi kiranga umunyenda nini ni ugutinda ku meza, kurya by'agatangaza, gutinda ku meza, kumara amasaha y'ikirenga ku meza, ukarya by'agatangaza, nyamara se ushaka ko baza kunyuza mu misoto, kugwa ivutu. Ibyo byose rero ni biranga abanyanda nini. Ugashaka kwikubira wenyine, ukajya mu ikabare, ukabaho nk'agakese kose, uducupa 12 tw'inzoga ukaruturangiza, n'andi menshi cyane ukayashyiraho. Iyo nda yawe koko upakiramo ibyo byose ukibagirwa abandi, iyo ni inda nini. Ubwo n'ubusambo. Ibyo rero nibyo biranga umuntu ufite inda nini. Hari ndetse n'ushaka kwihereza nyuma y'abandi kugira ngo aze kurya byinshi,
icyo nacyo ni ikiranga umuntu ufite inda nini. Icyo ni ikiranga umuntu ushaka kwikubira, gushaka kugira ngo abandi bafate duke abari inyungu za gufata byinshi. Byose ni ibyo kwitondera. Gutinda ku meza, gushaka kurya byatangaza gukomeza kurya, abandi baburaye, ariko ngiye nkarunda mu nda yanjye ngikubira, ngashaka gufata amafaranga menshi, ngashaka guhembwa menshi, guhembwa yo ntakoreye, gusiba gukazi n'ibindi byose, gukorera ijisho. Iyo nayo ni inda nini babyeyi. Kwikanyiriza, gucuruza ngashaka kunguka by'ikirenga, ubwo ni ubwoko bw'inda nini nabwo. Erega inda nini ntabwo ari wa mupapa gusa ufite inda igera hirya kubera ibibazo, cyangwa wa mubyeyi nyine utwite, ahubwo ubwo busambo, gushaka kwikubira, gushaka guhisha mu kwaha, gushaka guhishahisha, ubwo ni ubwoko bw'inda nini. Nkungikanyira inyoma, nkikubira, bikaza kurangira nyine abandi mbimye, kwima abandi ibyo kiliziya yanshinze, iby'urugo rwanshinze, iby'igihugu byanshinze, nkabyikubira, nkabiriramo ruswa y'abantu, ruswa y'ibintu n'ibindi byinshi cyane. Ngizo inda nini zadutanze imbere, ntabwo zabaye z'ibibazo ngo dushakiremo ibisubizo, ahubwo inda z'ubusambo. Inda z'ubusambo bakristo bavandimwe, uze kwisuzuma urebe niba itaragera iwawe bene iyi nda. Kuri iki byose tumaze kuvuga n'ibindi byinshi cyane biranga inda z'ubusambo. Ariko iki kintu tujye kuvuga kiza kudufasha kujya ku ngingo ya gatatu, gucabiranya, ngatwikira kugira ngo ntihazagire ubimenya. Iyo ni inda nini. Ingingo ya gatatu, ingaruka z'iyo nda nini, ubusambo. Nta kindi nyine usibye gusesagura, bikaza kurangira nyine nsandaye, urugo rusandaye, abo nacungiraga basandaye, bose nyine mbasandaje. Nguko gusanga abo usanze ugasiga basandaje. Kubera iki? Uwo muzi w'icyaha wihishe mu rugo rwawe rwihishwa, ukaba uri gukoyogoza, uri kogoza imbaga n'ibindi byinshi cyane, ugiye kugushyira hanze. Kubera iki? Uko kwihisha ukomeje kugenda uwuhishira. Rero bakristo bavandimwe, ni indwara benshi turwaye, gusesagura, ubwo busambo nyine, le gaspillage. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo urugo rw'abakristo, umugabo n'umugore bari babanye neza, ngo bari bafite abana babiri, ariko bakize cyane pe ibyo gukira, kuko nyine bari barize amashuri za kontabilite n'ibindi byinshi cyane, gucunga imitungo, bashinze umutungo muri ako karere, kuko bari bafite ibintu byinshi cyane. Nuko ngo umunsi umwe kera kabaye, ngo bajya kureba ku makonti bagasanga ari vide, amakonti yabo ari gutambukaho ibitagangurirwa, imegese yatonzeho. Kubera iki? Nta dufaranga tugiharuka, akagiyeho gahita kagenda. Umwe rero ngo ntamenye aho amafaranga aherereye, ariko bakora inama bagasangaho ko buje ibyangombwa by'abakristo, barasenga, bakitabira misa, bakitabira n'ibikorwa byose by'urukundo, ndetse bagakora neza imirimo bashinzwe yo gucunga imitungo aho ngaho nyine mu karere. Umunsi umwe rero baza kureba, bakoze inama koko basanga nibo basigara bakeneye umwisho muri iyo quartier, basigaye kujya gusabiriza. Bumva koko ibyo bintu bibateye isoni, akaba mugaragu w'umwivanjiri, gusabiriza bikazamutera isoni, guhingiriza n'ibindi byose. Bakomeza babitekerezaho, bibaza koko ko nta gisambo kibarimo, ko nta musambanyi barimo, ko badasinda, amafaranga bakorera ajya hehe. Rimwe rimwe bagakeka ko hari abatekamutwe babinjira mu makonti yabo, ndetse rimwe batangiye kujya kurega mu rukiko ati aba bantu wasanga batwinjira mu makonti yacu bakaba baradusahuye. Abo bareze rero bakaza gutsinda, bikaza gufata ubusa. Nuko rero umunsi umwe, dore ko banasengaga, umunsi umwe rero umugabo aza gutekereza, areba hirya areba hino, dore ko buri wese arafite ukuri ku ruhande rwe rw'aho amafaranga aherereye, rw'aho buri wese yagiye ahisha iyo kasho babyeyi. Nuko umugabo umunsi umwe aricara, abonye koko igisigaye ari ugutega amaboko akajya gusabiriza mu muhanda, kandi kuko yari akize, bafite akazi gakomeye cyane. Nuko aricara, ahamagara umugore, maze amubwira ukuri kose. Aramubwira ati, umva rero, njyewe twashakanye, kurya twiganaga muri universite, tukaza gushakana, sinanirigeze nkwerura ko mfite umwana nabyaye ku ruhande. Uwo mwana rero twamubyaranye yaramutaye, noneho musiga kwa mushiki wanjye, musize kwa mushiki wanjye, umugabo agahora amuhungeta n'ubundi. None rero icyo nkora, buri gihe ngomba gutanga amafaranga ndetse y'ikirenga kugira ngo uwo mwana koko akomeze kugira umutekano ngaho kwa mushiki wanjye, nkamureresha aho ngaho. None rero konti yanjye iza ntanga amafaranga, buri kanya ntanga amafaranga. None nicyo cyangenzaga kugira ngo nkubwire ko umbabariye rwose uwo mwana nkamuzana mu rugo, kugira ngo tumurere mu rugo, byashimisha cyane, kugira ngo rero ko umutungo wacu twawuzamura. Babyeyi, ngaho nawe tekereza, ese uyu mugore ari buze kwanga kuzana uyu mwana mu rugo, cyangwa araza guhitamo nyine uwo mwana bakomeze bajya bamureresha iyo ngiyo? Nanjye kuvuga mu gihuru, ibaze nanjye nibaze. Nuko umugabo muri kwa gusaba imbabazi, ategereje nyine ko umugore agiye nko kumuhana bikomeye cyane,
nuko wa mugore aramubwira ati umva rero ushimiye ubutwari ugize bwo kumbwira ikibazo wagize, ariko nagira nkubwire ko nanjye nagize ikibazo kirenze icyawe. Narabyaye ngira ipfunwe z'uko nyine abantu bazabimenya, nuko umwana ngize gutya mwandikaho ababyeyi, papa na mama bamwandikaho, ndangije nyine nsubira kwiga. Nibwo twahuriye muri universite nyine, ariko igihe cyageze kugera ababyeyi banjye bitaba Imana, nanjye umwana murera kwa musaza wanjye, ariko umugore wa musaza wanjye akaba ahungeta uwo mwana. Mu kumuhungeta rero nanjye nshakisha ibintu byose, amafaranga yose tugira aha ngaha ngerageza kugenda nyatwikiza kugira ngo umugore wa musaza wanjye muramukazi wanjye adakomeza kutunyuza mu ijisho. None rero nanjye niba ubinyemereye mbabarira rwose, nakoze amakosa akomeye cyane aremereye, mbabarira umwana nanjye tumuzane aha ngaha mu rugo maze tumurere, tubarere bombe aha ngaha muri uru rugo, hati imitungo tuyibungabunge uko bikwiye. Sinshaka kuvuga uburyo basabanye imbabazi kose, ndifuza kuvuga uburyo yaje kurangira babana bombi babazanye muri uru rugo. Ubwo babaye abana bangahe? Babaye abana bane muri uru rugo. Uko babatungiraga hirya buri wese ku ruhande rwe, noneho bombi babahurizaho babazana mu rugo, babatungira aha mu rugo bombi. Sinza kuvuga uburyo umutungo wabo uburyo noneho watangiye kwiyongera, babana baho neza muri uru rugo, bose ko ari bane babakira neza, babarera neza. Ahubwo icyo ngiye gutindaho kuri uyu mugabo n'umugore ni uburyo bavugishije ukuri, la transparence, bigatuma noneho bashobora kubona aho ikibazo cyari giherereye. Umuti w'ikibazo bakristo bavandimwe, la transparence. Ano ingingo ya 4 nari mbazigamiye, la transparence. Umuti w'ibibazo byinshi c'est la transparence, kunyuza ibintu mu mucyo, kuvugisha ukuri. Tuzasanga kenshi bakristo bavandimwe mu ngo zacu hari icyo bita fuite, aho ibintu biri kugenda bica babica mu kwaha. Izo fuite rero, izo trou, ibyo byobo, aho hose ibintu byacu bigenda bica ntiduhamenye. Abo bana bari mu bigunda, abana bari mu gihuru twanze gutarura, none buri wese agenda bitaho uko ashoboye, babica mu kwaha. Ibintu bikagenda bitambuka bigenda. C'est ça le gaspillage. Rero iyo tutitone ngo dukumire iyi ngeso y'ubusambo ni ikurura ubusinzi, igakurura ubusambanyi, ubusambo bukaza kwiyongera, gaspillage mu rugo rwacu. Ngiyo rero gourmandisme, gucisha ibintu hirya ntuzamenye iyo byanyuze, ukaza gusanga nyine imitungo yacu yose yarakendereye. Kubera iki? Ubusambo, ubusambanyi, ubusinzi byabaye karande mu rugo rwacu. Ariko icyacu ntago tubibwizanya aho ukuri bakristo bavandimwe mu rugo rwacu, ukuri bakristo bavandimwe muri communauté zacu, ukuri bavandimwe mu byo dushinzwe, kuvugisha ukuri, gukorera ibintu mu mucyo, ngiye imicungire myiza, kunyuza ibintu mu mucyo, amafaranga banshinze kuyanyuza mu mucyo, abantu banshinze kurera kubanyuza mu mucyo. Ibintu byo korera mu gihuru bavandimwe, ibintu byo korera ku buryo butazwi. Uwo mwana wamuzanye mu rugo, dutarura abana bakristo bavandimwe, dutarura imitungo yacu aho twagiye tuyitaba, aho twagiye tubeshya ababose bacu. Umugore wanjye ni bose wanjye, umugabo wanjye akaba bose wanjye, abose niba narabahisha ukuri koko, ngizo zafite, ngiyo yamyobo tutazamenya aho imitungo yacu yagiye iherera bikarangira iheze. Buri wese rero acungeho yagiye aherera, maze kuko yongera agarure la transparence. Umuti kunyuza ibintu mu mucyo. Ese wasanga nanjye ikibazo kiri mu rugo rwanjye atari uko inda ari nini gusa, ahubwo ari ibibazo. Inda ikaba nini kubera ibibazo, ariko ntari kubasha kubonera ibisubizo. Wasanga nanjye hari imyobo babica mu kwaha baraje iwanjye mu rugo rwanjye. Ariko koko nakwicaye nkaba umunyakuri ko ari byo Yesu Kristo asaba uyu munsi, inda yo kuntanga imbere, ahubwo inda koko mbone mpangayika nshakisha ibisubizo bakristo bavandimwe. Umuti ukuri, igisubizo cy'ukuri, kwitanga yitangira abandi aho kwikubira, aho gusabira kaza kurangira nasandaye, ngaza kwisama nasandaye. Ahubwo icy'ingenzi ni ugushaka nyine uwo umuti w'ukuri buri munsi, guharanira ukuri buri munsi, kugendera mu kuri buri munsi, kuvuga ukuri buri munsi, gucunga mu kuri buri munsi. Karoli Borono mutagatifu udusabire buri munsi. Mwese Imana ibaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumuko na Disilasi, Diocese ya Cyangugu.